nawe rero ubusa n'utyaza burya umuhoro wo kwitemera urugo rwawe no kuvuga ngo ka kandi ubitse ni ityazo washyizeho umuhoro uyu munsi n'akandi karaje none urongera uratyaje wewe wakwibeshye yuko ari ukugira ngo udatarema umwuka mubi ariko kugira ngo utubike aho kugira ngo dutondekerane use n'utyaza umuhoro bizabe rimwe pa use bitabishwanyu bikunaniye mbese guholdinga wumve ko it is too much this time nta kuntu numva nakomeza kubifata it has become too much muri gihe biruzuriranye byaruzuye biruzura bivaho birabira reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubasabira umugisha Imana wamugisha kubera ko muri kureba iyi video mwakoze cyane n'iby'agaciro gakomeye niba mu masaha y'umugoroba rero mugira umugoroba mwiza niba mu masaha y'igitondo mugira igitondo cyiza hanyuma niba mu masaha y'igicamunsi mugira igicamunsi cyiza ndabasuhuje cyane nge nitwa Ikuzo Emmy ndashimira abantu bose bakoze subscribe reba hasi mwizo mu nyuguti z'umutuku ugakandamo ukabona inzogera ku ruhande nayo kayikanda ubundi ukajya ubonera amakuru kugiye tuyaguhereyeho ndanezere kubw'uyu mwanya w'agaciro n'umwanya ukomeye kandi n'umwanya umuntu wese yakwishimira kubera ko turi kuganira iby'agaciro reka dusenge hanyuma twakire umuganwa Joli data turagushimye ko uri umubyeyi imbabazi wabanye natwe uraturinda mu ijoro turinda umunsi wose tubayeho turi bazima kubera imbabazi zawe hari benshi batakiriho soko twakoze ibyo gukiranuka ahubwo n'ubuntu bwawe uhabwa icyubahiro tugiye kuganira ibitwungura ibitunezeza n'ibidusetsa kenshi ari ubwo tuba twabirebye ariko uyu muntu ugeze kuri iyi video aje kureba imwungura umuha umugisha kandi n'ubutazagaruke hanyuma natwe tugiye kubana muri iki kiganiro tuganira dushobozwe nawe ubuntu bwawe buze kudushoboresha mwuka wera twigishe ibyo dukuriye guseriva abantu twe kubaho ibyifuzo byacu n'ibitekerezo byacu ahubwo tubwizwe na mwuka w'Imana uri muri twe cyubahiro kibi cyawe kuko twemerera umwanya n'uyu muyoboro kandi ukomeze kuwagura kugira ngo benshi babashe kuhakirira mu izina rya Yesu Kristo turakoze amen turakwakiriye mu izina rya Yesu Mama Ganza amen karibu suza udukurikiye murakoze cyane Yesu ashimwe amen Kristo Yesu akuzwe teka abari mu masaha yo kumanywa mwiriwe abo mu gitondo mwaramutse abani mugoroba namwe mwiriwe aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana amen tunejejwe no kongera kubana namwe uyu munsi n'ubuntu bugeretse ku bundi murababwira ni ukuri ntabwo ku bwacu ntabwo twakwishoboza ni kubw'ubuntu bw'Imana kandi ubuntu bugeretseho ubundi yabivuze neza mu isengesho ntabwo ari uko tuba twakiranutse cyane ntabwo kandi abapfuye bageze ahacecekerwa ari uko baba bakiranirwa ahubwo gusa igeno ry'Imana n'ubuntu bw'Imana nibwo bukomeza kuganza rero mbifurije umugisha kandi ukuri ndabakunda mpora mbibabwira muraba umumaro cyane muri umugisha cyane kuri twe muri inkomezi zacu muri imbaraga zacu muradushoboza iyo mukoze like iyo mukoze share iyo mukoze subscribe iyo mukoze comment ibyo byose ni izindi mbaraga mutwambika izindi mbaraga tukicara twumva ko mu by'ukuri turashyigikiwe ibyo tuvuga bifite injyana benshi bo tuvugana ku ruhande Imana ijya ibaha umugisha cyane ari muri za comments zanyu zo mukora ku ruhande Imana ijya ibaha umugisha cyane ni ukuri mukomerezaho dukomeze dufatanye umurimo nzi neza ko nidukomeza guhagarara tutagwisari tuzasarura Imana iha umugisha mwese b'inshuti zacu abavandimwe bacu hirya no hino ku isi Imana iha umugisha abo dufatanye umurimo Emmy ndetse n'abandi bose Imana iha umugisha buri umwe wese utwifuriza neza ndetse unanadusengera ko uyu murimo tutabonye amasengesho yanyu ibitekerezo byanyu ntabwo twawukora ngo utworohere Imana rero duhana umugisha
amen. Tugira umugisha rero, tumaze iminsi tuganira cyane cyane ku muryango, n'ubundi ntabwo twagiye kure y'umuryango, turacyari ku muryango. Ushobora kwibaza impamvu twibanda ku muryango, ariko burya umuryango iyo umeze neza no muri sosiyete ibibazo biragabanuka. So uyu munsi rero hari ikintu warakomojeho ubushize ubwo twaganiraga, uvuga kuri telefone, ukuntu abana benshi barereshwa telefone. Nekeza ko uyu munsi dusa n'abakakomerezaho kugira ngo tuze kukarangiriza rimwe. Umubyeyi wese ushobora kuba dukurikiranye muri uyu mwanya azi neza ko mu gihe umwana arize bamuhereza telefone, ariko nanone tugaruka tureba ingaruka z'iyi telefone no mu buryo bugaragara. Karibu. Murakoze cyane. Ubushize koko twabikomojeho tuvuga uburyo ko bigenda bimenyekana cyangwa bigaragara ko hari ababyeyi yabona umwana, yabona ubwe umubyeyi afite akazi kenshi, ahitamo gufata umwana akamuha telefone. Urugero niba afite abashyitsi aho ngaho akavuga ati kugira ngo umwana atuderanje reka muhe telefone. Niba hari imirimo yikoreraga ari wenyine akavuga ati reka umwana muhe telefone. Mbese muri make ugasanga telefone yabaye ikireresho cy'umwana, kandi ya telefone amuhaye ni telefone irimo ibintu byose. Abana bacu rero guhera no ku myaka, nkanjye mfite umwana muto w'imyaka 5, usanga uriya mwana azi gucukumbura, agenda akajya kuri YouTube, we ajyayo yishakira udukinisho twe, nta n'ikindi cyabazi nk'umwana w'imyaka 5. Ariko yahagera uko bya bikinisho bimanuka, hakamanukamo n'ibindi byose, hakamanukamo abavugabutumwa, hakamanukamo abambaye ubusa, hakamanukamo ibintu byose. Noneho urumva kubera ko utari kumwe nawe ntumenye ibyo afunguye. Ndetse yenda uko uyimuhaye nubwo afite imyaka mitoya 2, 3, 5, ashobora no kuba ari kumwe na mukuru we. Babona abambaye busa bakavuga ati reka turebe aba bantu bari mu biki bimeze bite. Noneho ukaza kubibwirwa nuko umwana aje akubwira ati mama ati nabonye busa y'umuntu, nabonye busa y'umuntu. Kavuga busa wayibonye he? Noneho urumva ntunabyiteho kumva yabonye busa y'umuntu, so what, nta kibazo. Ariko mu by'ukuri wa mwana buryo abagukominitse, abaguhaye amakuru, abakumenyesheje ko nagiye njya kwirebera iby'abana, ariko njya kwisanga nisanga naguye no ku bindi bintu muri make bitandebaga. Ubwo ni ukuvuga ko utari uhari, ntabwo uzi ngo babirebye bate, ntabwo uzi abantu bakoraga iki, ntabwo uzi icyo bisize mu mutwe w'umwana wawe, ntuzi message yakiriye muri make. Aho rero hari aho twagiye tubyumva ko yakomeje atyo, akajya umwana areba iyo telefone agasangamo ibyo, ejo akishimira kongera kujya kubwo kuba ari ibyo areba nejo bundi. Ukaza kwisanga rero babandi birebeye ibipupe byabo sava, yiyungukiye bwa bwenge, niba ari icyongereza buriya bukinisha n'icyongereza n'igifaransa, hari uburyo nyine byungura ubwenge bw'umwana. Akaza rero akaba wa wundi wabikurikiye koko sava nta kibazo, ariko no wa wundi warebye bitamureba, bisize iki muri we, biramuganisha he, biramwerekeza he, biramumarira iki, ese biramwigisha iki, ese bimusigiye iki. None rero nk'umubyeyi ugize amahirwe wabimenye ukamenya n'uburyo wamufasha, ariko se niba utabimenye uwo mwana urumva abayeho gute? Rero ni ukuvuga ngo ngiye rwose mbona ko icyo kintu cyo dukora cyo kurireza abana telefone bidakwiye. Ariko ukiri aho hari akantu waruvuze ngo ashobora kwigiramo utuntu, izo ndimi akazumva. Ubwo buryo se bwumva atari sawa kuba umwana yaba ari kwigira kuri ubwo buryo? Cyane ni ukuvuga ngo ubwo buryo ari kuri televiziyo, burya umwana yahigira utwo tuntu tukamufasha. Ari ururimi, hari abana bariho bakora udukinisho two kubaka inzu, two kugira gute, utuntu mbese twatuma umwana hari inyigisho zacyura, nta kibazo. No kuri telefone ye katuvuga ngo nibyo abonye pe, aho ngaho nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ni aho kugira ngo abari mu bandi bana hirya ndafite n'ingeso mbi batukana cyangwa bavuga ibidafite umumaro, cyangwa bari mu bakozi hari inyuma bavuga ibindi bintu yenda bitamwubaka bitari ku rwego rwe, birutwa nuko yaba afite iyo telefone cyangwa ari kuri televiziyo cyangwa ari kuri computer, ariko ukaba uzi neza ko hari limite wamushyiriyeho. Niba ari udukinisho
to downloading. Nutumara kudownloadinga then put off ushyire off internet uyivanyeho akurikira twa tuvideo twari ufite nta kibazo niba nta bindi bintu byo mufite mu matelefone uko hari ababyeyi nabo busanga nyine ibyo abonye ibyo hari ibyo we yenda ashobora kubona akishimira nawe byabakura akabirekeramo ese yenda hari n'ubyakira gusa ku magroupe hirya no hino yo tuba turimo akaba byinjiye yenda ntiwanabibonye ko biriho wa mwana akaza kubigwaho ariko niba uri umuntu witwararika telefoni yawe ikaba nta kindi kibazo kirimo nta ibyo bindi byakwangirije umwana wawe ubwenge birimo noneho biroroshye cyane ko wajya ukora download niba ari telefoni wamugeneye ukadownloadinga udukinisho twe twose ukadushyiramo noneho wa mwana wamuhaye telefone umva ko afite limit afite ahagarukira niba atari umwana mukuru uzi ubwenge bwo kumenya ngo data bayishyira off gutya bayishyira on gutya icyo gihe nta kibazo pe wa mwana aziga hari icyo azahakura ariko noneho nimwimagine cyangwa mutekereze ku mubyeyi ufata telefone gusa akayiha umwana ibyo bintu byose birimo ntabwo wicaranye nawe ufite ibyo urimo ukora ufite sabuganira nabo ufite muri make ikiguhugije ariko noneho uyimuhaye irimo ibintu byose wa mwana niho uzasanga hari ubwenge bwazi burenze n'ubwo wowe uzi ibyo yigira kuri social media. Yes ariho twigeze gukomoza turavuga ngo abana ba kera twarabwirwaga nanjye ndimo nawe urimo rwose nanjye ndimo narabwirwaga ngo umwana ava mu mukondo uwundi mubyeyi wamubaza akubwira ati burya tushobora kwayura gutya gusa umwana akaza uwundi mubyeyi akaba yakubwira tushobora kwitsamura umwana akaza so twakuze tuzi ibyo tuzi umwana ava mu mukondo umuntu yakwayura umwana akavuka umuntu yakwitsamura umwana akavuka niko twakuze tubizi ariko umwana w'ubu ntabwo ushobora kumubwira ibyo bintu wabimubwira ariko nuko kureba akabura uwo yabwira ati buriya mama wabona ndi igicucu mbese akaguseka muri we kuko azi buri kintu cyose. Ni nacyo kintu kibabaje. Yes azi buri kintu cyose noneho hari no kuvuga ngo azaho umwana aturuka cyemaze abana b'ubu ngubu nibitanga ntacyo batazi muri byose barabizi we no kumenya ahubwo ngo umugabo ngo agomba kubanza kuryamana n'umugore ngo akabona gukora umwana. Aha exact. Byose nta wafashe inyigisho ngo abibigishe, nta mubyeyi wicaje umwana w'imyaka 5 ngo abimwigishe, nta mubyeyi afashe umwana w'imyaka 8 ngo ariko izi social media zo turiho zikoze ibintu bikomeye cyane mitwe y'abana. Rero babyeyi icyo ni ikivuze ngo je kubwanjye numva telefone cyangwa computer cyangwa laptop cyangwa televiziyo biba yari bishoboka hakabaho limit by'abana bakwiye kureba. Ibyo ni byiza cyane kuko afite ibyo ahigira, ariko se niba nta limit wamushyiriyeho wa mwana urumva ari bwakiriki ikibazo. Mu by'ukuri tuzakomeza kureba ingaruka za social media n'ubundi mu bana, kubera ko mu bushakashatsi buri gukorwa cyane biri kugaragara ko urubyiruko rwinshi rufite agahinda, rurwaye indwara y'agahinda gakabije cyane cyane mu bajeni, kandi ngo biri guturuka kuri social media, aho usanga umwana ashobora kugenda agahugira mu cyumba nta zindi nshuti agira usibye social media. Aho twavugaga abana batoyemi nujya mu rubyiruko ho ni ibindi bindi. Okay, ntacyo wenda n'ubundi nuko tuzabigaruka mu munsi atari yo ntego y'uyu munsi. Twasaga n'abakomoza ku babyeyi cyane cyane bareresha abana telefone. Yes, abana bato ariko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntego wenda n'abadukurikiye babyumve ni ijambo ngo bad mood, ubuzima cyangwa se wumva utameze neza. Kwa kundi wumva utameze neza mu rugo bikaza guteza ikibazo birimo bigenda bisa naho biri kuzana imibanire mibi hagati y'abashakanye. Uyu munsi nibo turi buze kwibandaho, ni ikiganiro kitari buze kurambirana. Ubwo twari hara kuri telefone n'abana n'ababyeyi nakari gaciyemo, ariko uyu munsi turi buze kwibanda cyane cyane ku nsanganyamatsiko ngo ni bad mood. Here was a bad mood. Bad mood. Okay. We wumva icyo yavuze mu magambo? Yavuze bad mood Emmy. Nje kubwanjye numva ko n'uburyo umuntu yaramutse. Buryo umuntu aramuka ameze neza ikaba rero yitwa good mood mu cyongereza. Yaramuka atiyumva neza
bikitwa ko ari muri bad mood mu cyongereza n'ubundi akumva nyine ntiyaramutse neza nyine ntiyaramutse neza kandi bishobora kuba byaturutse ku bintu bitandukanye cyangwa yenda yaryamye nabi yenda yaryamye atinze umubiri urananiwe yenda se ntabwo yameranye neza na mugenzi we bari mu bad mood nyine. Okay, dushireho rero ikiganiro cy'umunsi dukoreho rero none mbese bad mood wabivuze ngo ni cyagiye umugore ngo hari abagabo bigeze kubirekarama baravuga ngo abagore benshi urumva twinjiye mu cyumba ubu noneho nyirizina tuvuye muri salo tuvuye mu byumba by'abashyitsi no kuryamisha abana uretse ko nabo turi buze kubakomozaho kano kantu hari ukuntu ababyeyi basigaye bakora amakosa kugeza ubwo abana ngo basigaye bumviriza ababyeyi nabyo turi buze kubigarukaho cyangwa se ukaba ugifite umwana ari mukuru ugahangara kurarana nawe kandi mu kanya ukumva umugabo wateye umugongo urimo aragukabakaba wowe uri umugore hanyuma uyu munsi ugahindukira uvuga ngo sheri ngo ndi muri bad mood nyine ngo ntago meze neza kwa ibi birema iki hagati y'umugabo n'umugore? Ndumva nk'uko twatangiye tuvuga bad mood ni ikintu cyo tumaze kumva ko kibaho mu bantu biturutse n'uko umuntu yiriwe wa mugani ubwo iki ni ikiganiro cy'abakuru cyane bigaturuka n'uko yiriwe mu kazi n'uko yiyumva ese uko umubiri umeze ese intekerezo ze yenda uko zimeze hanyuma bikaza kubaho ko yenda uwo bari kumwe batagiranye umwanya ngo baganire ashobore kuba yakumva ikintu cyatuma ashobora kuba ari muri iyo bad mood akaba atamuha umwanya ngo baganire amabwire ukuntu ibintu byiriwe aho yiriwe ibyo yakoze hari ukuba umugabo atamuha uwo mwanya cyangwa se akaba ari umugore wirimita utajya uvuga ibintu bye nyine byamubabaza bikabiyo akabitsindagira iyo ngiyo muri we ntagire icyo avuga bikaza kwisanga nyine ari muri iyo bad mood nk'uko bivuga. Ni ukuvuga rero ngo iyo byagenze bityo nyine biza gusoza muri cya gihe cyo yakaba ari muri good mood ijambo nyine niba adashoboye kwifata adashoboye kugira uko yirengagiza adashoboye kugira uko arenzaho hari abantu bazi kurenzaho akarenzaho rwose bigasa naho nta bad mood yiriwemo bigasa naho nta byamubabaje akavuga ati rero niba ibi bintu byambabaje mugenzi wanjye none akaba atampaye akanya ngo mbiganireho nawe ese buriya ndajya kumbwira ndi muri bad mood bishora izindi ntambara bimaze iki? Wa mugore agafunga umwuka akihamagaramo good mood muri we akayihamagara kandi ikamwitaba akasubwa urumva byaryohara. Buriya namaze kubona ibintu byose ni mindset ibintu byose ni uburyo ubyiyumvamo wowe ni uburyo ubigambiriye mu mutwe wawe ni uburyo wabitekerejeho ikintu cyose namaze kubona ko wowe ubwawe ni wowe ukinesha cyangwa ugitsinda niba warisetinzemo icyo kintu muri wowe cyo kuvuga ngo jye ndumva nta kintu kibi gikwiye kunganza ndumva mfite gahunda yo kujya nganza ikintu kibi. Urugero hari nk'umugore ushobora kumva ko ibyo bintu bijya biteranya abagabo benshi n'abagore kandi koko birahari biteranyije abagore benshi n'abagabo iyo bad mood akavuga ati rero njyaho kugira ngo nirirwe iyo ibyanteye ibibazo byose nze kubitura umugabo nze kumutura uwo munabi cyangwa uwo munaniro njyewe reka mfashe umwanzuro wa gutyo kugira ngo ejo ntibizanteze ikibazo n'umugabo wanjye njyewe mfashe gahunda ko nzajya ngera mu rugo niba mpaye umwanya tukabiganira bizamfasha cyane kugira ngo binshiremo bisohoke ariko niba atanampaye uwo mwanya njyewe mfashe gahunda muri jyewe yo kutazajya mutura umunabi nakuye hanze. Urugero jye ni ikintu cyo nafashe muri jyewe kumva ko nakwiye kuza ngo ibyo niriwemo nze mbiture ku mugabo afite nawe stress ze zo yiriwemo afite ibimugoye nawe noneho rero abagore ngira ngo niko turemye twe tuba twumva twaza byose ukabisuka ku mugabo ukavuga kandi abagabo muri yizi mwebwe ibyanyu murabicecekana mukabicekanyaraho ntimuvuge mugashirira iyo muri Nyagasani niko nabyita
noneho twe tugashaka ngo ubibwira hari ubibwira ukabona arakwakira. Yes, of course. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mbere y'uko umubwira mugenzi wawe umusukaho ibyawe ngo wimududubizeho, banza umenye uko yiriwe nawe ubwe, banza nawe umugirire umwanya, umuhe umwanya. Ariko twabagore akenshi tuza byuzuriranye dushaka ngo tuhagere, mbese niba ari ku meza muhuriye, niba ari mu modoka se mugenda na modoka, niba mudahurira mu modoka ku meza, niba mutanafite n'imodoka mu rugo nimuhahurira, urumva ahantu hambere ho muri buhurire ni nko muri dushe mbere y'uko mujya ku meza, cyangwa niba usanze mugenzi wawe yashoje ubwo murahurira ku meza. Habaho rero abatabizi batazi kujera ngo amenye ngo iki kintu nkwiye kukibwira umuntu kandi nkwiye kukimubwirira mu gihe nyacyo kandi nkwiye kukimubwira mu buryo nyabwo. Wakaza gusa byose agashaka ngo ku kanya ase n'uvidura. Ibyo bintu rero ntabwo wa wundi wubwira nawe ubwe ntuzi uko ameze. Icyo gihe rero azaguha amatwi buturikije nawe uko ameze. Yenda nawe yari afite ibyamugoye byinshi, yumva ko ari bugutakire nk'umugore we, mukajya inama mukabiganiraho, wareze ukaza akavuga muri we nk'umugabo akaba yabimira akavuga ati se ndamubwira iki se, naho ubwe ko ndeba yujuje ibimugoye ntabwo ari buntega amatwi, reka rero mwihorere, reka ntega amatwi. Ukavuga undi akaba kandi yenda nta nubwo abyumva kubera nawe uko ameze muri we, nawe yaje ari muri bad mood. Yaje niba ari ababosi be bamumereye nabi, niba ari akazi ke bwite kamurushije imbaraga, hari ibyamugoye. Rero no kuvuga ngo bad mood ifite icyo yakomokaho, hari ibyo yakomokaho byinshi bitandukanye. Bivuga rero ngo bisaba kumenya kubijera, bisaba kumenya kujera ubwawe wiriwe ute. Noneho ubwo wiriwe ute uratashye, aho kwiruka ubwira mugenzi wawe byakugoye, banza ufata umwanya. Niba ari amazi muyisukeho mubwirana neza, wiriwe sheri, wiriwe ute, byagenze bite, umunsi wawe wiriwe ute, nizere ko wagize umunsi mwiza. Buriya ntihabura n'ibintu bibi ariko tubyirengagiza. Niduhuye sindi ikirabo cyawe se, ndeba maze ibindi byose birangire muri uzi iyo bigize utyo wa mugore we. Umugabo nyine koko pe ahita yiyumva nyine ya mood mbi yo yajemo igenda igabanuka muri we. Kubera iki? Kubera ukuntu umusetsa. Dukwiye kuba nabyita iki, dukwiye kuba abaharanira kuzana umwuka mwiza muri bagenzi bacu, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Wikuhitura kumena ibibazo byawe kuri mugenzi wawe, banza ahubwo bisasire ubyirengagize use naho utabizanye, aho kuza umeze utyo ngo ahita kubaza ngo se ngo wabaye iki mama, ngo ariko se sheri uramubyimba uryo se uzi yabaye iki, uzi yiriwe ate, uzi se yaciye mu biki. Wihita umwongerera, bisa naho uba wikunze cyane, uba wikunze ugashaka kuruhuka, ariko mugenzi wawe utazi uko ameze. Wikwihutira rero kumumenaho ibyawe bituma usa naho umwongerera umusaraba nawe ubwe we yari yifitiye. Ahubwo reba ukuntu bisasira. Uwinjire niyo ari imodoka mufite Imana yarayibahaye aje kugufata, winjire umufate, umuhobere, umusome. Ariko ngira ngo rimwe na rimwe biterwa nuko bamaranye igihe batakisanzuranaho cyangwa hari umuntu wigeze aduha urugero atubwira ngo inshuti yawe cyangwa umugenzi wawe mubana umurarana umuturanyi wa bugufi, ngo iyo umenya akantu gato ntukamubazeho, kandi gashobora kuba wenda ni uwamuvuze cyangwa se ni uri kumwumvaho cyangwa uri kumukekaho, ukagaceceka ukakabika ngo ntajya kwisenya no uteza ibibazo. Ejo hakaza kandi kakiyongeraho ngo kugenda utakaza akantu ku rukundo. Ese koko nibyo? Ibyo nabyo byaba ari byo. None se ubwo urumva udasa natanga urugero nko ku muntu ushaka kujya gukata nk'igiti, kugira ngo wa muhoro uzagenda ugikate neza utagimbye, nuko awutyaza. Niba ari igiti gikomeye neje akongera akawutyaza neje bundi, sibyo yeme? Kugira ngo wa muhoro nugera ku giti ururimi umuhoro uzavuga igiti kizumve vuba cyane kigwi. Nawe rero ubusa n'utyaza burya umuhoro wo kwitemera urugo rwawe. No kuvuga ngo kandi ubitse ni ityazo washyizeho umuhoro uyu munsi, n'akandi karaje none urongera uratyaje. Wewe wakwibeshye yuko ari ukugira ngo udatarema umwuka mubi, ariko kugira ngo utubike
aho kugira ngo dutondekerane use n'utyaza muhoro bizabe rimwe pa use bitabishwanyu bikunaniye mbese guholding wumve ko it is too much this time nta kuntu numva nakomeza kubifata it has become too much muri gihe biruzuriranye byaruzuye biruzura bivaho birabira kuki wategereza icyo gihe cyose se yes ntabwo wakwihutira uwo munsi kumubwira ngo akangwa ariko nabyo ngiye nakubwira ngo kubwanjye birutwa nuko buri munsi wamubwira aka ikibazo si uko ukimubwira burya yeme ikibazo ni uburyo ukimubwiye nibyo nababwiraga tumenye icyo tuvuga tumenye aho tukivugira tumenye aho tukibwira n'umwanya tukivuzemo niba tugiye ku meza yeme ugatangira kuzana ibintu by'ibibazo ese buri urumva turi bugira apeti kandi tugiye ku meza noneho ku meza katuhareke turahashoje ntacyo wavuze ni amahoro tugeze noneho hariya mu icyumba cyo kuramirizamo Imana icyumba cyo kunezererwamo icyumba Imana yahaye umugisha turahagezeho kugira ngo wumve ko ari ahantu ho kunezererwa Imana ho kuramiriza Imana no kuyihimbaza utangiye bya bibazo ese ubwo urumva mu by'ukuri bivuze mu gihe kiri cyo genda uvuze ikibazo kiri cyo gikwiye gukemurwa ariko ntabwo kivuze mu gihe kiri cyo oya bari nacyo twe kubabuza ko ari cyo bari cyo kubera ko yakibonye cyamubereye ikibazo ahubwo se ni mu gihe cyacyo ntabwo ari mu gihe cyacyo hariya hantu ni ahantu Imana yaduhereye kunezererwa ni ahantu Imana yaduhereye kuruhukira ukaryama ukizigura ukahagera ugakura niba ari imyenda ugashyira hariya niba ari ukoga ukisuka amazi niba ari kuvugana mugenzi wawe hariya mood yawe ntabwo ikwiye kuba bad mood hariya hakwiye guhora hari good mood n'abahari mukwiye guhora muri good mood mukwiye kumenya ko ni ahantu ho kuramiriza Imana ni ahantu ho kunezererwa ni ahantu ho wavuye hanze hari byinshi byakuruhije niho hantu ukwiye kujya ukaruhukira ibaze rero kuba waruhiye hanze aho ukaruhira mu nzira ukagenda no kwinjira mu nzu usitaye noneho n'icyumba cyo akagezemo ngo uruhuke bad mood ibibazo bikaba biravutse Bamaganza iki cyumba reka twavuye muri salo tujya mu cyumba kugira ngo dufashe abantu benshi bari kutwumva ntago turi mu bitagira umumaro nta nubwo turi kubivuga mu mazina nk'abandi babyita ibishego ntago turi mu bishego ahubwo turi mu buryo bwo kubaka umuryango so ntekereza ko rimwe nigeze kujya muri ngiye gufotora ahantu muri baby shower ni bride shower baranyirukana muri bride shower ngo nta bagabo bemewe ariko yaravuze ijambo aravuga ngo wa mukobwa we ngo uzamenye rero ngo abagabo bakunda igitsina ibyo bintu ugenda ubizi utazakora ikoze ukamwema igitsina so impamvu bivuze ni iyi rimwe na rimwe hari ubwo dufata ibintu bimwe tukabikubita ku ruhande rumwe soka uri umugore uraho nyine uzi ngo ni umugabo uzabikunda abinyake ariko noneho hari umugore n'ahari unashobora kubikunda akabishaka agaceceka ntabivuga agategereza koko birakwiriye ko ategereza umugabo igihe azabimubwirira cyangwa igihe umugabo azabishakira uko turi hano turi kwigisha kandi turi kumwe n'Amaganza hanyuma icyo kibazo nayo nkimubajije kugira ngo agisubirizeho nawe ucyumvireho nanjye nyumvireho murakoze cyane ubundi mu by'ukuri nk'uko twayibonye iyo abakozi b'Imana basezeranya couple babwira ko bagiye kuba umwe ntabwo guhera ako kanya bamaze kwemeza isezerano ntabwo biba bikiri runaka na runaka ngo ni abantu babiri batandukanye baje ari babiri ariko nyuma y'isezerano bahinduka umuntu umwe ni ukuvuga ngo rero ku bwanjye mbona ko nyine muba mubaye umwe bivuze ngo intekerezo zawe n'iz'undi yego ntibihuye ariko mukwiye kubihuriza hamwe hakaza kuvamo ikintu kimwe bivuze ngo hari ibyo wakundaga hari ibyo nangaga hari ibyo wangaga hari ibyo nakundaga ariko nuko tubaye umuntu umwe biraza gutuma tugira ibyo dufata twese twumvikaneho bivemo ikintu kimwe cyo duhurijeho bivuze ngo noneho na hariya naho mu cyumba nk'uko Emma bivuga twaje turi abantu babiri ariko iyo tuhageze dukwiye guhinduka umuntu umwe rero ku kintu cy'uwo mukobwa bahanaga ajya gushaka mu by'ukuri burya bakwirukanye kubera ko bumvaga nyine ko bagiye kuvuga ibyanyu bavuga bati uyu mugabo araba twose buriro
busohotse ariko ibyo bavugaga nta gashya karimo ubundi bavugaga ibyo uzi nawe ibyo nk'umugabo yanze se abagore nibo batabikunda ahubwo ubwo bavuze nabi ni ukuvuga rero ngo uburyo twe turemetse turi abantu ubundi turi ba mutima w'urugo niko nabyita turi ba mutima w'urugo turi abantu ubundi turikwiye kurangwa n'ineza n'amahoro no guharanira gushaka amahoro mu rugo rwacu n'umutekano ni umugabo hanyuma yavuze gushimisha abagabo nabyo ni ukuvuga rero ngo twebwe dukwiye nyine guharanira icyazana umunezero n'amahoro mu rugo nk'uko bivuga mu byazana amahoro n'umunezero rero ni igihe cyo wa mugenzi wawe icyo agukeneye hakikubonaho nicyo kintu kizatuma habaho amahoro ya bad mood yo twavugaga naho igihaba umugore akaza arananiwe yavuye mu kazi umugabo yagera ngo aramuvugishije ati ni muri bad mood rwose sinzi niba abagabo bajya babivuga simbizi njye numva ko ari ikibazo kiba ku bagore cyane cyane ubundi bad mood ukunda kuvugwa n'abagore ahubwo abagabo bakunda kunaniza iminaniro banananije umunaniro bambagaragaje umunaniro ukabona ko kwereka ko ananiwe ndinaniriwe ariko ubwo nawe aba ari muri bad mood muri make yego nuva bose rero bijya bibabaho ahubwo wowe uri umugabo uzajya udufasha kuri kote y'abagabo nanjye bafashe kuri kote y'abagabo no abagabo reka mbavuge tuvuge kuri kote y'abagabo uvuge kuri kote y'abagabo abagabo dukurikiye muri uyu mwanya icyo nzi cyo mudu mbi y'umugabo cyangwa ari kuba ari muri mudu mbi ni uko bashobora kuba bafite stress yo yenda ya credit barimo baramwishyuza rimwe na rimwe ugatabwira umugore ngo abyumve kandi umugore ariko no vanga ngo iminsi y'umukozi yageze school fees y'umwana nubwo nge ntarabagira bajya ku ishuri hanyuma nyirinzu yavuye umutekano avuye ubishingwa avuye umugabo afiteho credit kandi bere kuza bamwongeraho ibyo ngibyo kandi ni ngombwa ko banabimubwira noneho sometimes bimwe bigatuma umugabo yumva nta na courage afite uyo niyo yagiye kuryama bisa naho wagira ngo agiye urusoro kuruhuka nta kundi yabigenza noneho ariko abagore rimwe na rimwe ibyo bita bad mood ni ikisi natwe nuko natwe nuko reka mvuge kuri wenda kubera ko uba muri business uri gutekereza imisoro n'ibiki ahubwo nkuba guteye induka guma mu rugo uvugiye abagore se wabonye guterwa inda bituma twicara mu rugo ariko byuze uti uri mu rugo nkubwire rero usibye wowe wajya gukora kugira ngo dufashe abantu bakurikire nta mugore wonzi wo muri uru Rwanda utwita ngo agende ngo aryame ngo amezi 9 ngo azabyare yonse amezi angahe uwo nguwo nuzamumenye uzamenye ko afite ikibazo cyemejwe na muganga akagombye kuryama y'amezi 9 kazarindira kubyara akaba yarindira ndetse yenda n'amezi 2-3 akomera akabona gusubira mu kazi ariko ari ropo medicale yahawe n'umuganga ntabwo bibaho ngo umugore ufite imirimo yaba ari umucuruzi yaba ari rwiyemezamirimo yaba ndetse ari wo muri biro ngo atwite ngo nuko yatwite ngo aryame amezi 9 reka kirazira senda kutubwira ngo umugore wawe ko wabyaye yaratwita amara amezi 9 aryamye ni ukuvuga ngo icyo twashatse kuvuga rero ngiki mu cyumvi nk'uko yavuze ku mugabo no ku mugore niko bimeze kubera ko twese turi abanyamirimo ariko dusubira inyuma twibuke ko twavuze ngo ibibazo birahari ariko ikibazo ni uko tuvuga ikintu mu gihe kitari cyo tuvugira ikintu ahantu hatariho tuvuga icyo kintu mu gihe kitari cyo ibibazo birahari twese kandi uko abagabo babifite niko natwe tubifite ariko noneho ikintu kibuze mu bantu ni ugusobanukirwa ngo mfite ikibazo ngomba kukibwira mugenzi wanjye ariko nkwiye kumenya aho nyimubwirira nkwiye no kumenya uburyo nkivuga nkwiye no kumenya igihe nkivugiramo ibyo bintu bitatu dushoboye kubimenya twabana mu mahoro ikibazo gihari rero mu babana bashobora kujya bashwanira muri izo bad mood zo tuvuga ni icyo cyonyine n'izo ngingo 3 nakubwiye ngo uzanye ibibazo ubimenye kuri mugenzi wawe ubimumenye hagiye gufungura yenda yari yanizwe na ya credit nkuko bivuga yenda yari yanizwe n'ibintu hirya no hino by'utazi wongeyeho
ukajya kubona ukabona mugenzi wawe arahagurutse na ya sahani nziza wari wamuteguriye ayisizaho agiye mu cyumba, bikumariye iki? Wongereye ibibazo mu bindi. Cyangwa se mugeze hariya bibaye ngombwa mu cyumba, nanone urabifashe mugize ku gitanda, mumaze koga, mumaze gufungura, mukigera mu gitanda gutya umukubise bya bibazo byose yaba ari umugabo cyangwa ari umugore bikubise mugenzi we. Ni ukuri ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Ya bad mood nta mpamvu itabaho, nta mpamvu itabaho. Bivuze ngo nitumenye gusa ibyo bintu bitatu tubiha agaciro. Ufite icyo ugeneye kuganira na mugenzi wawe, uragifite yes, ariko menya igihe cyo kimuganirira, menya uburyo ukiganiramo, menya n'igihe cyo bivugiye, cyo biganiririye. Ibyo bintu bitatu nibyo bibuze. Ariko none ndagira ngo mbabwire ngo iyo bimaze kumera gutyo, ukabura ibyo bintu bitatu muri wowe, ugateza iyo bad mood muri mugenzi wawe, yaba ari umugabo yaba ari umugore, biragaruka bikagira ingaruka ku bantu benshi babazengurutse. Bihera ku bana. Ya bad mood papa wabo yararanye cyangwa mama wabo, mu gitondo ni umwana wayitura. Ayitura nde? Umwana akaza, umwana aje kwisuhuriza se cyangwa nyina, aho kugira mwakire ngo musuhuze nkuko bisanzwe. Sohoka nubona yuko naryamye naniwe, none ubwo urumva ya bad mood uyituye umwana wawe. Ese uwihanganye ntayitura umwana, ayitura umukozi. Umukozi yazana amazi ntumve ko ashyushye nkuko yajyaga yazana ashyushye. Niba ari icyo ateguye ntukibone muri ya shusho, ahubwo wuzuye bad mood muri wowe, bigatuma umwadukira. Ari amagambo, hari abo njya numva abana bakubita, hari n'ababajugunyira si ibintu, hari ukadukira wa mukozi, ya bad mood yawe ikamugiraho ingaruka. Hari abatabikorera ibyo gusa, no mu mirimo ahari, niba ari rwiyemezamirimo, niba afite abayoboye, yagera hariya nabo ya bad mood ikabageraho. Niba ari muri office aho ukorera uri umukozi wa leta, ya bad mood ukisanga yageze kubo mukorana. Yewe hakaba n'ubwo isimbuka ikagera ku mubosi wawe. Ni ukuvuga ngo iba yarabaye too much muri wowe, iba yarakurenze ubwawe. Cyangwa se uri umubosi, abakozi bose ugasanga birafekita kubera ko cyangwa niba ari boss wagiye muri iyo bad mood, joro uri buhure nawe ashobora kwirukanwa uwo munsi cyane atazi icyo azize. Cyangwa se nanjye jori waziye muri iyo bad mood, boss akaba yambwira iki nkamusubiza uko ashatse kubera ya bad mood ndimo. Ntibagirwa kuri ya muntu anyoboye, igikurikiyeho nuko ari bunyirukana akankura ku mugati najyaga nishakira w'abana. Bivuze rero ngo nitwige igihe cyo kubwira umuntu ikintu, cyane cyane ubwo ndabwira abashakanye. Igihe cy'ubwiriye mugenzi wawe ikintu, uburyo ukimubwiyemo naho ukimubwiriye, ibyo bintu bitatu ni tubiha agaciro, nta kabuza urugo ruraryoha. Urumva nangiye kugaruka mbere ko tugana ku musozo, cyangwa se tugaruka kuri ka kanuza kanyuma gace. Ubona umuti wo gukemura simeze neza mu rugo, kuko ni byose Kinyarwanda cyabyo nuko ntameze neza. Hanyuma ubona umutari uwuhe? Niba uvuze uti hari utuntu dutatu waruvuze, ariko kudusobanura mu magambo make biradufasha kugira ngo umenye igihe uzavugira, kuko ikibazo cyo kirahari. Cyanze bikunze turi i Kigali, turi mu Rwanda, turi ku isi, aha ibibazo ntabwo bizabura. Turacyahumeka wabaze. Hagati yanjye no twashakanye ibibazo ntabwo byabura, amakimbirane ntabwo yabura uko byagenda kose. Kubera ko kandi burya ntabwo bivuze ko amakimbirane gusa ajyana ahantu habi. Hari igihe nawe dushobora kutumvikana ku kintu tubana mu rugo, ariko mu rwego rwo kwishakira umwanzuro kigatuma tugira amakimbirane. Hamwe na hamwe ushobora kuryama mutarumvikana, ariko wenda ejo igisubizo kizaboneka. Rero nkavuga rero ngo tutaragera ku igorogota, tukiri mu isi, tutaragera iriya na ku isi yo ni hari aho tuzakira ibibazo n'ibibazo. So nkavuga rero iyo urebye usanga umuti ari uwuhe kuba ntameze neza mu rugo, bigatuma umugore bimugiraho ikibazo, bigatuma kuko urumva umugore azabura bya byishimo yarakeneye. Kuko nshobora no gutaha yanyiteguye bishaka, nkagira mu rugo mfite umushiha kubera ibibazo. Urumva umugore mitamushyira muri mudombe nawe cyangwa se nanjye nshobora kuba nasaze mbyiteguye akaza nawe muri mudumbi. Urumva turi kubura ibyishimo twagomba kujya gute kubona, birarangiza nkuko wabivuze byafekita abana cyangwa umukozi. Ari nubwo bikomereza aho
ukazasanga nta yindi nkomoko ya divorce y'aba bantu cyangwa se nyamugari bikanakomeza yakomotse kuri bad umwe muri bo akabura ibyishimo kabiri gatatu akajya kubihiga hanze. Yego, nibyo nashaka kubabwira ngo iyo utamenya ubwo bwenge bw'ibyo bintu bitatu, ikiri bubeho nuko wa wundi uhora uririmbira bad mood azajya gushaka uri muri good mood. Niba ari umugabo azajya gushaka umukobwa cyangwa undi mugore uri bumwakire, wari busange muri good mood, ntabwo azakomeza kumva izo ndirimbo mu matwi. Hari n'abagore nabo ubwabo bimeze bityo, nahajya gushaka uri umubwire ijambo ryiza, uri umubwire wambaye neza, uri umubwire urasa neza. Impamvu wa mugabo atabibonye nuko ari muri bad mood. Umugabo wawe yego, impamvu atabibonye ari muri bad mood, ariko nshoboye kuyimufashamo nkahagararamo nawe neza muri bad mood nayimukuramo, kimwe nawe ashoboye guhagararamo nanjye neza yayinkuramo. Umuti rero dore nguyu, umuti wa mbere navuga ni uwo kugerageza kumenya mugenzi wawe, ukagerageza uko bishoboka ukamenya mugenzi wawe akunda iki, agikunda ate, bituruka kuki, ni mu gihe ki. Ukiga mugenzi wawe ukamumenya, bizagufasha no mu gihe cyari muri bad mood bizakorohera kumumenya ngo ari muri bad mood, umufashe kwihagararamo no kuyivamo. Icya kabiri, umuti wa kabiri ni ukugirana umwanya wo kuganira. Turi bize cyane muri iyi Kigali, turirukanka guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Hari abakorera leta bafite n'imirimo yabo ku ruhande, akirukanka muri weekend akajya mu mirimo ye bwite, guhera mu gitondo kugera guhera 12 mu gitondo akabyuka yitunganya agasubira mu rugo none saa 3 z'ijoro. Urumva ni ukuvuga ngo turananiwe, turarushye, dufite byinshi muri twe. Ariko ni ukuvuga ngo muri bya byinshi dukwiye gusobanukirwa ngo dufite kubaho nako ni ngombwa, kandi kubaho neza. Ntabwo ari ukubaho by force ngo ngomba kubaho byanga bikunda, no. Dukwiye kumenya ngo ubuzima iyo byabaye ngombwa burahagarara. Bivuze muri bya bintu bidukipinze bize, bitugize bize cyane, bidutwariye umwanya wose, dukwiye kureba uburyo twiremera umwanya wacu nk'umugabo n'umugore, tukawiremera tukavuga ngo dukeneye uyu mwanya. Niba turi abakozi b'Imana, niba turi abarwiyemezamirimo, niba turi abakozi ba leta, niba icyiciro icyo cyose cyo turimo, ibyo byose tukabifata tukavuga ngo tubigeneye umwanya, ariko nanone dushyizemo n'umwanya wacu w'umwihariko. Umwanya wacu n'abana bacu, ariho ushobora kuzicara ukamukuramo ibyo bintu bya YouTube kubera ko wamwiyegereje, wamugize inshuti, ukamuganiriza akakubwira bya bintu kubera ko uhora mwiyegereje, ni inshuti yawe, ntacyo yaguhisha, ntacyo yakubeshya, akabikubwira ukabona umwanya umugira inama. Niba iki cyumweru twagihariye abana, gukina nabo ni ingenzi, kuganira nabo ni ingenzi, gufatana umwanya nabo ni ingenzi. Niba uri umumama, fata umwanya wicare uca inzara z'abana, niba ari abana b'abakobwa ganirize, muhe umwanya wawe, bizatuma kubera inshuti. Nta kintu kizaturuka hanze ngo kimugireho imbaraga, kuko arakuzi ko uri inshuti ye, ntacyo umuhisha nta n'icyo naguhisha. Noneho rero no ku mugabo n'umugore, namwe ntabwo umwanya wanyu wa famiye wo twavuga, ntabwo uriho turi kumwe n'abana, ntabwo uhagije. Nanjye nawe dukeneye umwanya wacu w'umwihariko, dukeneye kuva ni nka kwa kundi ku ijambo ry'Imana, dukeneye gutsuka tukigirayo gato, tukava hari abandi bantu, tukava hari abana, tukava hari imirimo, tukava noneho ya matelefoni y'akazi y'iki yose tukayakuraho. Bya bindi byose byuzi byatuma umuntu rero agashaka gutelefona ukanya akubwira ati ngwino ku murimo. Hari abo rero bitanakundira, by the way, hari abo bitakundira kuzimya telefoni z'imirimo, ariko kuko tuba tubiziranyeho nabyo nta kibazo. Ariko dushake wa mwanya wacu w'umwihariko, dukureho ibintu byose byatuma tutagira n'uwo mwanya mwiza. Uwo mwanya wo mufite rero niho hahandi urushaho kumenya mugenzi wawe, niho mushobora kuganira bya bindi byose bishobora kugutwara muri bad mood, bigatuma mugenzi wawe nawe bimugwa nabi. No kuvuga rero ngo tumenye bagenzi bacu,
tukagirirana umwanya. Icya gatatu gikurikiyeho rero aricyo kiva muri ibyo ngibyo ni kwa gusobanukirwa ngo niba mfite ibyo bibazo nimbifate mbibike tuze kugira igihe cyo tuzabiganira aba aribwo mbyerura mbivuge. Urumva ikibazo ndagifite ntaho cyagiye nitwige kukijera tukirusha imbaraga. Ninjire nseka ariko mu by'ukuri ifite ariko nseke nezerwe nawe nabona ya nseko yanjye nawe aseke kandi nawe afite ibindi byinshi bimugoye, ariko kubera ko ninjiye nseka, kubera ko ninjiye munezererewe, kubera ko ninjiye nicishije bugufi nacishije make, bishobora kumubera umuti watuma nawe ava muri ka kangaratete yari arimo, muri bya bibazo yari arimo byinshi. Burya ngo umwana ni umuti ku babyeyi ariko umugore mwiza nawe ni umuti ku mugabo. Mama Ganza, tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, hari kimwe mu bibazo bidafitwe na benshi ariko nanone bibaho, bigaragara ko mbere dutangira twavuze kuri telefone ishobora kurangaza umwana bigatuma atangira gutekereza cyane, hanyuma n'undi turi mu muryango tuba turi muri bya bibazo byo kuba utameze neza mu rugo bikarangira bigiye kubateza ibindi bibazo birenze kuruta uko wabikekaga. Ukangira umugabo ko kwegera ejo bizateza ibibazo, ukangira umugore ngo kwegere, ukangira umugore ngo kwegere biri buteze ibibazo. Hanyuma uyu munsi ngo hari ababyeyi nabo nanone batagira icyo bitaho, rimwe na rimwe uzasanga bari mu bihe byabo tubita ibihe by'abashakanye ngo abana bakabumviriza, hanyuma ibi ntibishobora kugira ingaruka ku bana. Irahari ikomeye cyane, ugeze kubikomozaho. Hari ababyeyi bajya bakora iyo mistake cyangwa iryo kosa ryo gufata umwana niyo yaba ari umwana w'imyaka 3 kurarana nawe mu cyumba. Ni ibintu bibi cyane, ntabwo ari byiza. Ndibuka jewe hari ibintu nk'ubu byomba nibuka nkiri umwana muto byo numvise. Ndabyibuka nk'ubu hari abapapa bonje nibuka bari bicaye baganira ibintu by'abantu bakuru, njyewe ubwo bicaye aho ngaho mu rugo ndyamye hariya ku manywa byandi by'akana karyama ku manywa, ndyamye bo bakaba bazi ngo ntabwo numva ibyo barimo bavuga, ariko byose icyo kiganiro n'ubu mba nkibuka muri jewe. Kandi wari mu myaka ingahe? Kandi ari umwana muto cyane. Nari umwana muto cyane. Nk'ubu ngubu sinshobora kwibagirwa ibintu byo nabonye ahantu. Nk'ubu hari ibintu byo mba nibuka bikomeye byo nabonye ahantu yitwa ngo ni Rwempasha duhunga. Ibyo bintu muri 82 ibaza ariko sinjya mbyibagirwa. Bivuze iki rero babyeyi? Bivuze ngo ibyo dukora byose njye mbibabwira ngo turi abarimu b'abana bacu. Ibyo dukora byose rero mujye muzirikana ngo hari abana muri background hariya cyangwa inyuma ho ngaho. Mubyibuke ngo hari abana bato. Babana bato rero mushobora kwibeshya ngo ntacyo bafata, nta n'ikibareba, nta nubwo babyumva. Ariko reka mbabwire ngo bano bana bafite ubwenge bwinshi cyane kandi bafite ubwenge bubika, kandi nta nubwo bubika gusa, icyo yakiriye muri we hari ubwo ashaka kugira ngo agishyire mu bikorwa arebe koko birashoboka. Akapurika. Bivuze rero ngo ababyeyi abakirana n'abana mu byumba imyaka 3, 5 ingahe ni ukuri murabahemukira cyane. Cya kabiri nanone ashobora kuba atarana nawe mu cyumba ariko bari ahantu hegeranye, habaho imibereho yeme. Ego icyo nashaka ko tuza gusorezaho n'ubundi. Hari imibereho ishobora gutuma begerana, nta bundi buryo, nta kundi ko yabigenza. Ariko habaho nubaza ko hari uburyo bw'umuntu yakereya akishakamo igisubizo cy'ikibazo cyarimo. Ese yenda niba ari umwana ujya ku ishuri, kuki tutakwihangana tuzi ko turana mu cyumba, tuzi neza ko nta bundi buryo twamwicaho, tukamureka umwana yajya ku ishuri tukabona kuganira. Icyo ni kimwe, twihanganye. Icya kabiri, niba tuzi ko nta bundi buryo twatandukana n'uwo mwana, kuki tutareba uburyo niba ari ukuba twamwohereza gukina n'abandi bana, niba ari ukuba twamwohereza tantine akagira ngo n'urundi rukundo, ariko twashatse kugira twiremera akanya ko kuganira. Niba ari ababiterwa n'imibereho n'ubuzima barimo, aricyo gihe cyo barimo ari nako babayeho, inama yo twabagira, shakisha uburyo wa mwana
ajya hirya yanyu mubone kuganira. Niba ari uburyo bwo wagira ngo ni urukundo rwinshi ufitiye umwana wawe kumva atakurara kure, kumva ariko menya ngo urimo uramuhemukira wa mwana. Cyangwa mujye muri hoteli niba mufite amafaranga. Nibyo nashaka kuvuga. Icya mbere wa mwana reba uburyo bw'umwikuraho kuko ufite ibindi byumba. Nurangiza ufata icyumba cye umushyiremo ufungeho. Ntabwo ufunze n'ingufuri, ariko iyo umwana afungura uramwumva burya. Niba ari icyumba cyawe, hari ibintu by'ababyeyi tujya twihereza ngo umwana wanjye ntakwiye gufata ku cyumba cyanjye ngo asange gifunze, nuko umuhemukira. Hari abana batoya akubita umuryango yinjira ntacyo bimubwiye, none akaba baguyeho. Yego, harahiye koko. ni ikibazo gikomeye. Mwihemukira abo bana. Wewe wabikoranye umutima mwiza, uravuga uti umwana wanjye ataza gukora ku rugi agasanga rufunze kandi yenda asinziriye, naze narusanga rufunze arukomange arukubite nawe ukanguka umufungurire. Niba muri maso mwari muri gahunda yanyu yo kuganira, cya gihe wa mwana urumva ko atazagira ibyago bibagwaho kubera ko warabyubahirije warafunze. Niba rero ari ukuvuga ngo nta bundi buryo twabigenza, niba bishoboka, niba ari hoteli tuzajyamo tukajya kuganiriramo, niba ari safari tuzafata, niba nta n'ubushobozi dufite, twavuze igisubizo. Ako niyo dufite ubushobozi, kimwe tubanze tumushyire mu cyumba cye tuhafunge, tujye n'iwacu tuhafunge. Niba rero nabyo dufite abana yenda bari staboni batubuze uwo mwanya wacu cyangwa babakubaganye, dufate umuhanda tubanze dushyire hamwe amafaranga. Urumva ibyo uvuze, ariko reka nkunganira agakaro kubera ko hari abantu bafite ubushobozi noneho kandi nanone muri cya gikorwa sibyo ari ukuntu abantu birekura kavuga uti dufite abana hano hanze bari gukata hano kuri korodore hariya hose, ntabwo turi bufunge inzu yose sibyo. Rimwe na rimwe mukiyumanganya mukabikora nyine mukaganira bucece ariko ukabona ko ntabwo rero ntabwo icyo gihe ari sawa, ntabwo ari sawa. Tuganire bucece bya buri gihe kubera nyine ko tubuze uko tubigenza, ariko reka tugire umwanya wacu wo tuzisanzura, tujye ahantu tuganire twisanzuye, tuganire. Umukobwa umugore niba aganiriye aganire neza, yirekure, yumve ko nta kimufashe mu bwenge, mu bitekerezo. Niba ari umugabo akuganirire nawe yirekuye, niba ari ibintu byose bese akuganirire, uganire mugubwe neza. Ariko urumva mu gihe cyo tuzi neza ko abana batambagiraho, hari n'abo numvise mu by'ukuri bagiye babivugaho, tujya tuganira nkabigaya cyane. Ari umukozi ugasanga arasubiramo uko nyirabuja aganira n'umugabo. Yes, ntabwo ari ibyo bintu bikwiriye. Ni ukuvuga ngo reka twifate tugorwe kubera imibereho yacu uko tubayeho. Yenda afite icyumba kimwe gusa na salo, yenda se mfite ibyumba 2 gusa na salo, yenda se idirishya ryanjye ryegeranye n'iry'umukozi se, yenda se mu gihe cyo kuganira ibiganiro byacu byose wa mwana akaba yabyumva cyangwa wamukozi akaba. Reka twiyumanganye duse naho tutiyikunda, ariko tugire umunsi umwe twishakira akanya ko kuba twajya kuganira. Mama Ganza, Imana iguhe umugisha. Hari abantu benshi bashobora kuba badukurikiye bibera mu mwuka gusa, spiritual, ugagira ngo ibyo mu isi ntibibareba, kandi mu mitima yabo barabigendana, imvune barazigendana. Buriya nubwo twibwira ngo gukorera Imana, ntushobora gukorera Imana ufite igitsi ku mutima. Erega niba wibuka hari umukozi w'Imana ejo bundi watuganirije aratubwira, kandi natwe twese dusanzwe tuzi icyo kintu, itorero rya mbere ni urugo rwawe. Ntabwo urugo kandi ari inzu n'amabati twarabivuze. Urugo ni wa mugore wawe, ni wa mugabo wawe, ni ba bana bawe. Ukwiye uwa mbere wa hafi, aposo wanyu ni wa mugabo. Apotre niba pasiteri yamugushe neza na bishopu n'abana uko mwagiye muhana iyo ntuze grade mu rugo, bizorohera aposo nahagara ku gatuti amavuta azamanuka cyane. Umurimo wose wakora uzaba uriho ubwiza bw'Imana kubera ko yambaye izindi mbaraga guhera hariya hasi, guhera ku mugore we, guhera ku bana be n'ibimuzengurutse mu rugo. No kuvuga rero ngo niba agiye kujya ku gatuti ariko afite cya kindi kimuhanda ku mugore we cyangwa ku bana be, aziyumanganya
Imana yo mu ijuru izamwambika izindi mbaraga, ariko mu by'ukuri ntabwo ari complete, ntabwo yuzuye, ntabwo ameze nk'aho yakabaye afite za mbaraga zikomotse muri rya torero rye ryayoboye. Ni ukuvuga rero ngo tubanze duharanire kuyobora itorero ryacu ryo mu rugo neza. Nirimera neza itorero rya rindi rigari Imana yaduhaye, tuzariyobora neza. Nituriyobora neza, ba bandi ni ba Banyarwanda bazasubira muri society, bizoroha n'igihugu bizacyorohera, abantu bose bazagubwa neza. Ariko ikibazo gihari gikomeye ni uko dushaka ngo tugaragare neza hanze, mu rugo rwacu tutagaragaye neza. Ni uko dushaka ngo twambike abandi hanze imbaraga, nyamara twe ubwacu tutambikanye imbaraga mu rugo. Ni uko dushaka ngo twigishe abandi, ariko ubwacu tutabanje kwigishanya. Muri make rero, reka tubanze dufate rya torero ryacu ritoya Imana yaduhaye. Aposo, menya ngo umugabo mu rugo, menya ngo uri umutwe, uri byose, uri icyitegererezo kuri wa mugore n'abana. Ni wowe bakuyeho byose, ni wowe mbaraga zabo, ni wowe byose byabo, ni wowe Imana yabahaye guhagarara ukayirepresentinga mu rugo rwawe. Amen. Bivuze rero ngo icyo gihe nubihagararamo neza, na wa mugore n'abana bakabihagararamo neza, bizoroha cyane usohotse. Ibintu rero by'abarokore tuvuga ngo hari ibyo dukwiye kuvuga n'ibyo tudakwiye kuvuga. Mu by'ukuri reka mbabwire, ikintu cyo dukwiye kwiga ni uburyo bwo kubivuga, ni inyito tubyita. Yego. Ariko mu by'ukuri turakwiye kwigishanya. Wese niba uri umugabo usohotse aho ngaho uguwe nabi, uzagenda ujye kunyigisha, uzaba umbeshye nawe ubwawe wibeshye cyane. Ujye utanga ingero uvuga ngo ngiye ngo nguwe neza, ngo nimubona ko maze imyaka 20 kandi yenda urara mu cyumba cyawe n'undi akarara mu cye, uratubeshye. Ubwo rero ububeshye, kandi Imana ntibeshywa. Ese yenda uri hejuru y'intuza, hari umwotsi ututumba, ntabwo mumeranye neza, ariko uraza ukatwigisha mukundane, mwihanganirane, mugire mute, nyamara wowe rero bivuze ngo nitumenye neza ko ubwo buryo bwose bw'umwana w'umuntu ugifite inyama n'amaraso akwiye kwinjoyinga bya bindi byemewe n'Imana, dukwiye kumenya ko ari ibyacu. Ariko nanone tumenye uburyo bwo tubyitwaramo. Niba ari abo tuganiriza twivuga ngo Imana iragukunda, Imana, ariko nanone mwigisha na bya bindi bishobora gutuma asenya. Yes, Imana iramukunda, yes, Imana imufiteho umugambi, ariko mwigishe ko niba ataganiriye mugenzi we neza, niba atamufashe neza, niba batumvikanye, ntabwo azabura gusenya ngo nuko Imana ibakunda. Amen. Akoze cyane. Mbaganza arakoze cyane, Imana imumugisha. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi turakomeza kubera ko umuhate wo ntago ari ubusa. Mamaganza, mbere yuko tugusaba mu magambo make, reka iki kiganiro giherekezwe n'isengesho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ducishijwe bugufi cyane, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, tunejejwe nuko wabanye natwe dutangira, ukaba usozanyije natwe, kandi tukaba tubizi neza ko twe dushoje, ariko wowe udashoje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakuzamuye cyane nyaguhara ku ngoma ko ari wowe ubadushoboje kugira tuganire, kandi Mwami turakwinginze kugira ngo icyo twaganiriye kimbura mu maro cyose kiburizwemo nticyumvikane, mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo humvikane rya jambo ryo wateganije rigiye kugenda rigafasha umubyeyi agashobora kumenya uko afata umwana we n'uko amurera, n'ingaruka ziri mu buryo bw'amureze. Mwami, ijambo twavugiye aha ryiza ry'abashakanye rifashe rigenda abe ryo rijya mu matwi y'uwo mugabo cyangwa uwo mugore, kugira ngo abe ari ryo bakoreraho, rishobore kuba ryababera ikiraro cyo kugira ngo babe bakongera kunga ubumwe bushobora kuba bwarimo busenyuka kubera iryo jambo bad mood. Mwami w'abami, twariganiriye kubera ko tuzi neza ko hari abo risenyeye, tuzi neza ko hari abo ribereye umuhoro, tuzi neza ko hari abo ribereye umuriro, ingo zabo cyangwa ushako rwabo rukaba rusenyutse kubera iryo jambo ariyo nkomoko yabyo byose. Mwami mwiza, rero turakwinginze kugira ngo iryo jambo, Mwami, ibitekerezo twatangiye hano bigende bikuri iryo jambo rya bad mood,
ahubwo risimbuze rihatereke good mood mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, twatuye urushako ruzima, twatuye umugisha ku bashakanye, twatuye kubana karamata nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Mwami, turabaturaho kubana karamata. Reka Mwami bazatandukanywe n'urupfu ndetse cyangwa batandukanywe no kugaruka kwawe Yesu Kristo. Mwami, turakwinginze kugira ngo ahari bad mood hasimburwe na good mood. Mwami, ahari ntibishobotse hasimburwe nuko bishoboka, ahari nta munezero mfite hasimburwe nuko hari umunezero. Turakuzi kuri Imana ishobora byose, ushobora guhindura ibihe, ushobora kuturemera ibindi bihe bitandukanye natwe ibyo abana b'abantu twibwiraga. Habwa icyubahiro ko hari umugore ufashirizwe muri iki kiganiro, habwa icyubahiro ko hari umugabo hafashirijwe, habwa icyubahiro ko hari umubyeyi hafashirijwe, maze muri byose ntibibe kugira ngo twebwe dushimagizwe cyangwa tuvugwe, ahubwo bibe kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Shyirwe hejuru kuko ukoze ibirenze ibyo twatuye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.